ubuzima ni nk'urabyo burarabya ejo bukuma Mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge Mana nyigisha kubara iminsi yanjye ntizabe imfabusa Zawurirayo bagenzi Data tuzamusingiza ubwo buntu yatugiriye n'urukundo rw'imbabazi n'imigisha yatwungukira aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi wowe muremyi kandi uteganya ibintu byose biri mu isi kuva isi yaremwa kandi buri kintu cyose kiri mu biganza byawe by'umwihariko umuntu waremye mu ishusho yawe ni wowe ufite karite mbere y'ubuzima bwe igihe aberaho mu gutangira kubaho no gusoza ijambo ryawe ritubwira neza ngo ntacyo ukuma mu nkokora kandi ntacyo wemera ko kibaho utazi impamvu zacyo ubwo ibyiza biri imbere turi hano k'umuja wawe mushiki wacu washimye ko aza ngo mubane twaje gukomeza kuzirikana imirimo yakoze ariko tunazirikana urukundo rwawe turi hano kandi tuzirikana umuryango we wa hafi n'umugari tukazirikana umuryango mugari nyarwanda tuzirikana ibihe basigayemo ibihe barimo twifatanya nabo kandi tubasabira imbaraga zo gukomeza turasaba ngo urugendo n'ikivi Chantal yashoje abasigaye bakomeze kuzirikana ibyo bikorwa bye ariko bagira imbaraga bagira ibyiringiro bagira ihumure bagira umutuzo bagira ishyaka n'ishema ryo gukomeza turasabye guhumurizwa nawe no gukomezwa nawe kandi gahunda zigiye kubera hano zose turazigutuye ube mugari ube mwinshi kandi ube hejuru ya byose uyobore kandi utange ihumure ubwa Kristo Yesu umwami kandi umukiza wacu nyigisha kubara iminsi yanjye ntizabe imfabusa ubuzima ni nk'urabyo burarabya ejo bukuma Mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge Mana nyigisha kubara iminsi yanjye ntizabe imfabusa turabakiriye mwese kuri uyu munsi tugiye gukurikirana iteraniro ryo gushima Imana kandi no gukurikira iyo kubw'umubyeyi umuvandimwe nyakwigendera Chantal kandi twumve twese turi muri ibyo byiringiro ko turi no mu isi kandi Imana izanatujyana no mu ijuru amahoro y'Imana abe muri mwe amahoro y'Imana abe muri mwe amahoro y'Imana abe muri mwe dufate umunota twongere tumwibuke tuzirikane imirimo ye ibikorwa bye kandi turashaka gutekereza no ku rukundo rw'Imana
turagushimye nyagasani Mana data, turagushima tugushimira nyagasani kuri umubyeyi wacu turinda kandi udukunda. Turagushima kuba turemye twese udukunze kandi ukaturema mu ishusho yawe. Kandi nyagasani umuntu amaze gucumura ntabwo washimye ko aheranwa kuko ahubwo wemeye kuzino mu isi ubwo watangaga umwana wawe Yesu Kristo akaza mu isi kugira ngo abamwiringiye abamwizeye bose nyuma y'ubuzima bwano ku isi nyagasani bazagire n'ubundi bw'iteka. Nkuko turi hano twiringiye neza ko abantu bose bapfuye kandi bagapfa bapfira mu mwami wacu Yesu Kristo, Mana bariho ubuzima bw'iteka n'iteka. Tukomeza kuzirikana rero ko twese nyagasani turi no mu isi turi abacumbitsi, dusaba kugira ngo uzaduhe twese nyagasani Mana n'iherezo ryiza, kandi mu gihe turi ku isi udushoboze gukora ibikunezeza. Turi hano rero tuzirikana nyagasani umuja wawe kuba murinze mu myaka ye yose, ugashima ko ayivaho, kandi turi hano kugira ngo dukomeze duhumurize no gukomeza umuryango abasigaye. Mana kugira ngo ukomeze mu ruhande rwabo bahe ibyiringiro, nuko na Pawulo yavuze ngo mu bibaho byose duhore dushima, kandi nyagasani ube mu ruhande rwabo. Dusengeye iri teraniro Mana ryo gukomeza gushima ko washyigikiye umuryango, kandi no kubasengera dufite n'ibyiringiro kuko uzakomeza kubashyigikira Mana yacu, no kubasengera no kubasabira ngo bere guheranwa n'agahinda umubabaro, ubwo bakomeze bagira ibyiringiro. Tugushimiye kubwa buri umwe wese nyagasani wararitse washoboje kugira muri uyu mwanya, ariko mbere ya byose ubanze utweze utubabarire ibicumuro byacu mu byo tuvuga, mu byo dutekereza, mu byo dukora aho bitagutunganiye, maze utwemerere utubabarirwe nawe. Tweretse gahunda yose ko yateguwe nyagasani ibereho gutuma izina ryawe rihabwa icyubahiro, ari amagambo yose turi buvuge, ibikorwa byose ari n'ijambo ryawe. Turasengera imitima y'ubwoko bwawe kugira ngo twumve neza icyo tubwira. Ngwino ubane natwe, kandi nyagasani ukomeze ukorane natwe byose bigenze neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Uri wa ugezi mwiza uca mu ijuru hagati, umva ibwami bw'Imana yacu. Koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi, umugezi utunganye w'Imana, umva ibwami bw'Imana yacu. Tuzagendana ku nkombe y'umugezi w'ubugingo, tuzasenga n'Uwiteka, tuyisingize iteka ryose. Koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi, umugezi utunganye w'Imana, umva ibwami bw'Imana ushimishije. Koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi, umugezi utunganye w'Imana.
gice tugiye gusomerwa turagisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 duhereye ku murongo wacyo wa 26. Umurongo wa 26 wo mu gice cya 13 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Bene data, bana b'umuryango wa Aburahamu, namwe abubaha Imana, kuri twe niho ijambo ry'ako gakiza ryatumwe, kuko abatuye i Yerusalemu n'abakuru babo batamenye uwo cyangwa amagambo y'ubuhanuzi asomwa ku masabato yose. Nicyo cyatumye babusohoza ubwo bamuciraga urubanza rwo gupfa. Kandi nubwo babuze impamvu zo kumwicisha basaba Pilato ko kumwica, bamaze gusohoza ibyanditswe kuri we byose, bamumanura ku giti bamushyira mu mva. Ariko Imana iramuzura. Iminsi myinshi abonekera abajyanaga nawe ava i Galilaya ajya i Yerusalemu. Abo ni bo bagabo bo kumuhamya ubu imbere yabo bantu. Natwe turababwira inkuru nziza y'isezerano ryasezeranijwe ba sogokuruza, yuko Imana ari twe yabisohorejeho, twebwe abana babo, ubwo yazuraga Yesu, nk'uko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Kandi kuko yamuzuye ubutazasubira mu iborero, nicyo cyatumye avuga ati, nzabaha imigisha ya Dawidi itazakuka. No muri Zaburi yindi yaravuze ati, ntuzakundire uwera wawe ko abora. Kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse, mu gihe cye arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza arabora. Ariko uwo Imana yazuye ntarakabora. Igice twasomerwaga naho kigarukiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tuberane mu munezero, azatwicaza iburyo bwe, ati bana banjye muruhuke. Iyo mw'ijuru kwa Data tuzishima iteka ryose, kuba ariyo hose. Umugabane mw'ijuru. Senga Imana Mana isumba byose mu izina rya Yesu. Abajana n'abagaragu bawe turi hano kubw'ubushake bwawe, turi hano kubw'umuhamagaro, turi hano kubw'imbuto, kubw'ubutumwa, kubw'icyo washyize muri buri wese. Kandi urukundo rwawe ni rwo rudutera guhura no kuzirikana umuntu ku wundi, ariko no kwibuka kuri Imana. Twaje hano kugira ngo tugusabe gukomeza guhumuriza umuryango wa Robert, abana ndetse abavandimwe n'inshuti. Kandi uyu mwanya turagira ngo ukomeze kuvugana n'imitima yabo ndetse n'abari hano bose. Bikore wihesha ikuzo n'icyubahiro bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Mwicare murakoze. Imana ishimwe ko twongeye guhurira hano uyu munsi. Twari hano mu minsi yashize duherekeza umubyeyi Chantal, mushiki wacu, umubyeyi kuri bamwe, umwana ku bandi, ariko n'inshuti ku bandi. Twagarutse hano rero kubwira umuryango wa Pastor Robert ko turi kumwe nabo, kandi nk'uko ari umuco mwiza ko tuzakomeza kubana nabo, kandi tuzakomeza kuzirikana ubutumwa dufite kuri iyi si
duhabwa n'Imana ko bufite igihe umuntu abukora kandi akagira n'igihe cyo kubusoza, kandi ubundi iyo umuntu yatumwe agera igihe cyo gutumika ndetse agatanga raporo. Turi hano rero ngo tuzirikane ibyo kandi duhumurize umuryango wa Robert, inshuti n'abavandimwe, mukomere kandi Imana ikomeze guhumuriza imitima yanyu kandi no kubongerera imbaraga. Magambo make ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana dushimangira icyo gikorwa cyo kuzirikana ibikorwa n'umuhamagaro ariko no guhumuriza. Magambo badusomeye mu byakozwe n'intumwa, bifashisha imirongo 3 gusa. Murongo wa 26, 32 ndetse na 37. Badusomeye ngo bene data, bana b'umuryango wa Aburahamu, namwe abubaha Imana, kuri twe niho ijambo ry'ako gakiza ryatumwe. Natwe turababwira inkuru nziza y'isezerano ryasezeranijwe ba sogokuruza, yuko Imana ari twe yabisohoreshejeho twebwe abana babo ubwo yazuraga Yesu Kristo. Kandi kuko yamuzuye udazasubira iborero, nicyo cyatumye avuga ati nzabaha imigisha ya Dawidi itazakuka. No muri Zaburi yindi yaravuze ati ntuzakundire uwera wawe kwabora, kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira ashyirwa kuri ba sekuruza. Ndasubiramo uyu murongo, kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira ashyirwa kuri ba sekuruza. Nshatse nayasoma mu bundi buryo, kuko Nyirandama Chantal amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira ashyirwa kuri ba sekuruza na nyirakuruza. Imana yacu ishimwe cyane. Rero muri iyi si tuza ku bushake bw'Imana, ku mugambi w'Imana, kandi tuba dusabwa gukora ibyo ishaka. Hanyuma ibanga ryayo riri ni ku bijyanye n'igihe, kuko igihe tuvukira n'igihe tuvira muri iyi si dupfira, iryo ni ibanga ry'Imana. Icyacu ni iki? Igihe cyose tumaze kugera kuri iyi si tugomba kuzirikana no kumenya ko tuje mu butumwa bugira igihe twebwe tutamenya. Abahanga batugira inama ko twagombye kubufata nk'ubutumwa bwihutirwa. Ni ukuvuga ngo tugomba kubikora nk'abantu bafite igihe tureba dufite, ariko igihe tutazi ntago tugiteganiriza. Hari umuhanga wavuze ngo ejo hashize harancitse, ejo hazaza simpazi simpafite, aho mfite n'uyu munsi. Kugira uyu munsi bitubwira ngo gahunda dufite dukora zikwiye kujyana n'ibihe turimo, zikwiye kuguha ubutumwa, zikwiye kuguha ishyaka, zikwiye kuguha ingamba zo kuvuga ngo reka nkore ibyo ngomba gukora uyu munsi, kuko nta wamenya ibikurikiyeho ejo. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 9:4, na Yesu yarabivuze ngo nkwiye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa. Amanywa ni ayahe? Amanywa ni igihe ufite imbaraga, amanywa ni igihe ubwonko bwawe bugikora, amanywa ni igihe ufite ibyangombwa, amanywa ni igihe wumva. Nyirandama Chantal yagize amanywa ye nk'uko twabyumvise kandi tugiye kubyumva mu kanya, hanyuma arakora. Uyu munsi ninjye nawe turiho tubwirwa kugira ngo tumenye yuko imigambi y'Imana ku bantu twese ishaka ko dukora ibyiza, igashaka ko dukora ibihesha abandi umugisha,
igashaka ko tubikora ibihesha Imana icyubahiro, hanyuma igihe kikagera tugasohoza ubutumwa. Ibyo rero nk'uko hano Pawulo yabyanditse, yacaga amarenga, ariko yavugaga b'umuryango wa Aburahamu kandi natwe turi bo. Hanyuma kandi atubwira n'isezerano dufite ryo muri Kristo Yesu. Kristo Yesu ni imfura yo kuzuka, kandi adufitiye, yasize atanze isezerano yuko abamwizera bose aho agiye kubategurira kugira ngo bazabane, ndetse ko afite n'amazu meza. Ariyo mpamvu twizera ngo buri wese ukoze ibyo, buri wese usohoje ubutumwa bwe neza, amaherezo ye aba meza, kuko asanga Kristo watubanjirije, agasanga ba Aburahamu na Isaka, agasanga ba Sara n'abandi, ariko uyu munsi tuzirikana mu mirimo ikomeye, mu mirimo itangaje. Kandi nk'uko babitubwira ngo ntituzakundire uwera wacu uko abora, kubora ni ukuhe? Ni ukwibagirana mu bikorwa byiza, mu ngeso nziza, mu mirimo myiza, ariko ni no kubyibuka tuzirikana ko hari ingero nziza dukura ku bantu nk'izo twakuye kuri Chantal, twumvise ubushize kandi n'ubu turi bwumve, bitubwira ngo ntituzakunde. Hari umuhanzi uvuga ngo kubaka izina si umukino, buri icyiza ukora uba wubaka izina, hanyuma ikibi ukoze ukarisenya. Rero turashima Imana ko Nyirandama Chantal yubatse izina akiri muri ubu buzima, kandi agasoza mu buryo bw'ubutore n'ubutwari, natwe bikatubera urugero, kandi urwo rugero rwiza akaba ari urugero bitubwira ngo buri wese muri ubu buzima tuba turimo, ni ubuzima tugomba gusohoza ubwo butumwa, tuzirikana ko bitaba byoroshye, kuko tuba dufite ibiturwanya, tuba dufite ibyo duhanganye nabyo, ari rwo rugamba, ariyo ntambara tuba turiho muri iyi si yo gusohoza ubutumwa bwo kunezeza Imana, bwo kubera abandi umugisha, ndetse no guharanira kuzanesha no gutsinda urugamba. Niyo mpamvu iki gihe nk'iki ni igihe cyo kwibuka ngo mu buzima tubamo tuba turimo turi ibyiciro bitatu. Hari icyiciro cy'abatsinze urugamba ndetse n'urubanza, hakaba n'icyiciro cy'abagitegereje urubanza, batsinze urugamba cyangwa bavuye ku rugamba ku rugerero, ariko baracyategereje urubanza. Hanyuma hari n'abandi tukirwana. Ni ukuvuga ngo mu isi hari abavuye muri uyu mubiri, hari abayivuyemo bafite ubuhamya bwiza, hari n'abayivuyemo bafite ubuhamya budasobanutse. Nkunda gutanga urugero, aho imwe mu mirenge iri muri aka gace bigeze kuduhamagara, hari umuntu wagiye kwiba mu rusengero, abahuruye baraza baramukubitagwamo, nuko tugiye dusanga aracyagaramye aho yari yagiye kwiba bimwe mu byari mu rusengero. Niho hantu uyu munsi nabonye mvuga ngo hateye ubwoba. Bajyaga bavuga ngo ntawe ubura umukarabya, nta n'inyamaswa ibyara ngo ibire igikoma, ariko uwo munsi aho narabibonye. Abantu bose baje bafite amabuye mu mufuka bakajya batera uwo muntu kandi ari intumbi. Ubishidikanya azanyegere nzamubwira, hanyuma nimara kumurangira agenda abaze n'abari bahari baracyariho, ntabwo ari kera. Abantu bose bagira gutya, wareba hirya bagatera ibuye. Ni ukuvuga ngo ubu bigaragara ngo yaguye ku rugamba rubi rwo kwiba. Hari abafatwa bagiye kwica abandi nabo bagapfa, abo nabo baba bagiye. Hari urubanza duca nk'abantu, hari n'urubanza rucibwa n'Imana. Ariko reka nivugire ngo twi munsi turacyariho, turacyari ku rugamba turwana. Nanga yitwa Mutagatifu Agustin yaranditse ngo Nyagasani natagusanga mu batsinze urugamba,
nibura azagusange ugifite intwaro ukirwana. Chantal yatsinze urugamba rwe, uyu munsi ninjye nawe reka duharanire gufata intwaro, kandi intwaro y'umukristo arizo Pawulo atubwira mu Befeso, ariko reka njye zishyire mu ijambo rimwe gusa. Ni itegeko riruta irindi Yesu Kristo yatanze itegeko rivuga ngo, Mariko 12 30 na 31, yaravuze ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubutunzi bwawe bwose. Irya kabiri aravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo niyo ntwaro nifuriza abantu, iyo niyo ntwaro twasanze Chantal yari afite ubuhamya, kandi natwe tuzi dufite ababanye nawe. Yagiraga urukundo, yagiraga ishyaka, yagiraga ubusabane. Iyo ntwaro y'urukundo niyo nkwifuriza, kuko Kristo yaje kubihamya azanye urukundo rw'Imana. Nk'uko turi mu bihe byo kwibuka ubwumvikane ku itariki yizihizwaho kuvuka kwa Yesu, ariko bitubwira kuvuka kwa Yesu nk'ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimburwa ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu amaze kugera muri iyi si, iyo ntwaro nawe yarayikoresheje, nawe yemera gukunda abantu, arabitangira, ndetse mu buzima bwe agera n'aho atwitangira ku musaraba, afata ibyacu byose ibidatunganya byishyiraho kugira ngo aducungure. Uyu munsi twibuka uko kuvuka k'Umukiza, unatwibutse ko ari intwaro n'inzira abantu dukwiye gucamo, dukwiye kurwanisha, dukwiye gukoresha kugira ngo tukiri muri iyi si tuhanyurane umucyo, tutitaye ku bigeragezo n'ibibazo, hanyuma dufite ibyiringiro byo kuzagera mu bwami budashira. Kristo abivuga, Yohana 16:33, aravuga ngo ndabizi mu isi mugira umubabaro, mu isi mugira ibibagora, ariko muhumure nanesheje isi. Pastor Robert n'abana, imiryango yose, inshuti n'abavandimwe, isi tuyibamo tubanamo n'ibibazo n'imibabaro, ariko ihumure rirahari ritubwira ngo Kristo yanesheje isi, yaratuneshereje, ariko aranatubwira ngo tugende nk'abanesheje, tugende nk'abatsinze. Niyo mpamvu Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira. Chantal Nyirandama amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira. Reka tuzavuge ngo nawe kanaka uri hano wakoze ibyo Imana yashatse mu gihe cyawe, nuko nawe igihe nikigera uzasinzire, tuzavuge ngo nibyo. Ariko dusinzirane iki? Dusinzirane ibyiringiro Yesu yaduhaye. Yohana 14 avuga ngo ntimuhangayike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko mu rugo rwa Data mfiteyo amazu menshi. Kandi Pawulo ari ku kirwa cy'i Patimosi yanditse mu Byahishuwe, aravuga ngo unesha wese azarya kuri manu yahishwe, azajya ku giti cy'ubugingo, azambikwa izina rishya, kandi azahabwa n'ikamba ry'ubugingo. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Murakoze. Reka twakire korali, turayishimira kubw'ijambo ryayo twumvise, kandi tuyishimira ko baririmbyi kubw'indirimbo zabo kandi zirimo ubutumwa bwo kuduhumuriza no gukomeza n'umuryango. Munyemerere rero twinjire mu mwanya tugiye kwakira ubuhamya, turushaho gukomeza kuzirikana koko imirimo myiza mugenzi Chantal Imana yamukoresheje igihe yari hano kuri iyi si. Tugiye kubanza twakire rero uhagarariye
umuryango wa kanoni buregeya igira hano hafi, narangiza turaza kwakira uhagarariye umuryango wa Sendama ariwo umuryango Chantal avukamo. Turagira ngo Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Icya mbere turashima Imana yakomeje kuduha ibyiringiro muri iki gihe gikomeye cyo kubura umuvandimwe wacu, cyo kubura inshuti yacu, cyo kubura umubyeyi wacu. Icya kabiri turashimira abantu mwese muri hano mwadufashe mu mugongo mukabana natwe muri cya gihe cyo gushyingura, mukabana natwe muza kuganiriza umuryango no kudufata mu mugongo, kandi n'uyu munsi tukaba turi kumwe kugira ngo mudukomeze. Turashimira itorero ryakomeje gushyigikira umuryango no kuduhumuriza no kudusura, kandi turashimira inzego bwite za leta uburyo zatubaye hafi, ubuyobozi bukatuba hafi muri iki gihe tunyuzemo gikomeye. Nk'uko twabivuze ku munsi wo gushyingura, dufite agahinda kenshi, dufite umubabaro. Turashima Imana ko tutaheranywe n'agahinda, turashima Imana ko tutaheranywe n'uburibwe bw'urupfu, kandi turashima Imana ko Imana ikidukomeje. Mu gihe nza gukomeza kuvuga umwanya utari munini, ndaza kurarika mu muryango bigire hafi abaza gushobozwa. Hari indirimbo Chantal yakundaga ya 41 tuza kuririmba, baraza kwigira hafi bamfashe tuze kwiririmbana, ariko mu buhamya bwe dusubiramo nuko Chantal yabaye imfura mu muryango wacu. Ndavuga imfura mu buryo bwa Kinyarwanda. Yarize abo yasanze ari batoya, aradushyigikira, turazamuka twubaka ingo zacu, kandi uko yatozaga abana be, uwashoboraga kumwegera wese yaramutozaga kugira ngo ashobore nawe kwiteza imbere. Yatugaragarije urukundo, yaratubaniye, kandi turashima Imana rwose ko yatashye nta rubanza na rumwe dufitanye nawe. Yaradukunze nk'umuryango, akunda n'abawusuraga, kandi nk'uko twabivuze ubushize tumusabira iruhuko ridashira, n'uyu munsi turasenga Imana ngo imwakire, kandi twebwe nk'abavandimwe twese dukomeze gushyigikirana no gutera ikirenge muke mu mirimo myiza yakoze, kandi natwe duharanire gukora neza, twera imbuto zikwiriye abihannye, kugira ngo tuzaraganwe n'abera ubugingo budashira. Nshoje iri jambo basaba kugira ngo mutwemerere iyi ndirimbo yakundaga kuririmba tuyiririmbe, indirimbo ya 41 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Turaza gusaba Nora mushiki wacu adutangirire. Ni indirimbo igira amajwi abiri, arareba irikunze gukoreshwa ari ryo dukoresha, turigendanemo. Nasezeranije guhora mukurikira Yesu, nasezeranije guhora mukurikira Yesu,
baranyegereye babimana imbere nyamara wisunge Kristo undinde ibicumuro ababisha baranyegereye bayumana imbere nyamara wisunge Kristo undinde ibicumuro mukizi ijwi ryawe numvise rindutira yose unyongorere mu mutima unumvira yo moshya orumbiri sibyo kundinyura kandi ubona unegeka uvuge ngo nanjye nkumvire murengezi nizera orumbiri sibyo kundinyura kandi ubona unegeka uvuge ngo nanjye nkumvire murengezi nizera mukiza wasezeranije abagukurikira yukuza bageza mu ijuru bahoraneyo nawe kandi nanjye nasezeranije urangukorera umfashishe ubuntu n'ibambe we databuja wera kandi nanjye nasezeranije guhora ngukorera umfashishe ubuntu n'ibambe we databuja wera kantume kugera ikirenge mu cyawe muyobora imbaraga zawe zonyine nizo njyanirindira ujya unyobora iyo nzira yawe niho muri iyi si maze uzanyakire mu ijuru mukunzi wanyijije ujya unyobora iyo nzira yawe niho muri iyi si maze uzanyakire mu ijuru mukunzi wanyijije hahirwa abapfa bapfira mu mwami umwuka atiye iye baruhuke hahirwa abapfa bapfira mu mwami umwuka atiye iye baruhuke hahirwa abapfa bapfira mu mwami umwuka atiye iye baruhuke hahirwa abapfa bapfira mu mwami umwuka atiye iye baruhuke bapfiriye mu mwami umwuka atiye iye baruhuke
haleluya. Mwakoze kugira ngo tuvire hano rimwe, reka dusabe, reka tube turi hano dusabe uhagarariye abashatse muri uyu muryango kugira ngo nabo bavuge ijambo ryabo hanyuma dusoze. Haleluya. Amena. Hari abana bacu bari hano, ntabwo tuzi impamvu batigiye imbere, ariko bikurunze bakwigira hano imbere. Nk'uko babivuze, uyu ni umuryango mugari, ariko nanone bakeba ba Chantal, uyu munsi natwe hari ikindi twifuje kuvuga. Natwe ni ugushima Imana. Turashima Imana muri iyi minsi ishize, ntabwo ari myinshi, turabyibuka nk'ibyabaye ejo. Ntabwo byari byoroshye kuri twebwe ku muryango, ariko Imana ishimwe ko tutaheranwe n'urupfu. Imana ishimwe ko yadukomeje, kandi ikindi Imana ko yakomeje n'umuryango mutoya wegeranye wa Robert. Turavuga abana, turacyashima Imana. Namwe mwarakoze gukomeza kubana natwe, Imana ibaha umugisha. Icyo twavuga rero, twanakomeje no kuvuga, ni uko nk'uko mama Benami yatwakiriye, twarakomeje kubivuga, yari mukuru wacu, akadufata nk'abana kuri we, ubundi natwe tukamufata ndetse nk'amabukwe, kuko ntacyo atadukoreraga umubyeyi ashobora gukoraho mabukwe atageraga. Twabyaye, twagize ibyiza mu miryango yacu, yarahageraga akadufasha. Rero mu izina rya bagenzi banjye twavuganye, abari aha n'abatabashije kuhaboneka, ni uko natwe tuzagera ikirenge mu cye, tugakomeza kuba abanyamumaro mu muryango twashatsemo, nk'uko yabitweretse atarobanura. Natwe twamwigiyeho, twamufatiyeho urugero, kandi tuzakomeza kuba hafi umuryango wa Robert, cyane cyane abana. Birumvikana ntabwo twaziba icyuho, n'uwagerageza kuziba icyuho biragoye kuziba icyuho cya mama Benami, yari indashyikirwa. Rero buri wese muri twe, nubwo atarobanuraga abantu, ariko buri wese muri twe afite uko yabanaga nawe, turabizirikana, kandi tuzakomeza kubimwubahira nubwo adahari, dukomeza kumuzirikana no kuba hafi y'umuryango we. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Mu gihe basubira mu myanya yabo, reka twakire n'uhagarariye umuryango wa Sendama. Uhagarariye umuryango wa Sendama nawe yigira hano hafi, kandi banyamuryango kuko ukomere, muhumure. Murakoze. Nge amazina yanjye nitwa François Xavier Ndayambaje. Ndi umukwe mu muryango wa Sendama Onesphore. Madamu wanjye nitwa Mukantwari Marie Bienvenue, ni murumuna wa Chantal. Turi kumwe n'umusaza wacu muzehe, mukecuru we ntabwo yashoboye, intege ziracyari nkeya, twagombye kuba turi kumwe ariko ntibyakunze. Muzehe yihanganye rero araza, kandi turamushimira. Ahangaha turi kumwe n'abaramu banjye barahari, hari Diane, hari Mami,
nibo bashoboye kuba bari ahangaha. Hari ba anti nabo turi kumwe ahangaha, hari abana bacu ba Benami turi kumwe, hari murumuna wanjye Tomasi kuko nawe yashatse, ni umukwe wa Sendama, ashatse mu rugo kwa Sendama Onesphore, ndetse ubwo tukaba turi barumuna ba Robert, Pastor Robert, turi barumuna be kuko Robert niwe wa mbere wageze mu rugo kwa Sendama Onesphore atufungurira umuryango. Turi kumwe na Jean Marie. Jean Marie ni musaza wa Chantal mukuru, ni nawe mukuru mu muryango ndetse n'abuzukuru. Tukaba turi kumwe na Mahoro, nawe ni anti wacu. Rero muri makeya natwe turashima, dushima uburyo twatabawe mu gihe cy'ibibazo byari bikomeye, dushimira cyane cyane inzego bwite z'ubutegetsi zatubaye hafi, dushimira itorero ndetse n'abakristo, abaturage ba Gicumbi. Rero turabashimira cyane mu byumve. Ngira ngo mwarabibonye mu gihe cyo guherekeza Chantal, icyo dushima nuko Chantal yagize ubukwe bwiza. Ndahamanya ko mu bantu bagize ubukwe bwiza babayeho, kuko urupfu ni ubukwe. Mu buzima umuntu agira ibintu bitatu: aravuka, akabaho, abantu bakishima, agakura, agakora ibikorwa bitandukanye by'indashyikirwa, nyuma igihe kikagera agataha akava mu mubiri. Rero igihe cya Chantal cyari kigeze cyo kuva mu mubiri, buriya cyari igihe cye, ryari igeno rye, ntabwo ari kurenza kiriya gihe. Ariko yagize ubukwe bwiza, yagize ubukwe bwiza cyane. Rero nicyo twashima, kuko icyo turagishimira Imana. Rero nta bintu byinshi ndi buvuge, gusa umuryango turihanganye kandi tuzagumya twihangane. Abasigaye bazagumya babe intwari, bagumye babumbabumba umuryango wagize icyo gikomeye. Chantal yari intwari ikomeye mu muryango wa Sendama Onesphore cyane, yari intwari. Chantal afite umutima wagutse udashobora kubona ngo umutima wungana gute. Buriya twese baba barumuna be ntabwo bamufataga nka mukuru wabo, bamufataga nka mama wabo. Twebwe rero abakwe ntabwo twamufataga nka muramu wacu. Chantal twamufataga nka mabukwe mutoya. Rero ni igihe nyine, ntabwo ntacyo wakora. Twese nk'uko Bishop yabivuze turi mu rugendo, ubu twese turi muri bisi ivuye Rusizi igiye Kagitumba. Mu nzira hari za leta nyinshi abantu bagenda bakavamo. Twese rero umuntu wavutse wese azagira umunsi we, ariko se uzagenda uti? Icyo ugomba gutekerezaho, twagombye kwiyambura ibibi byose, ibituvuna byose, ibitugora byose, tukiyambura umwanda wose, abantu tukaba abantu bazima, kugira ngo tuzashobore gusoza n'urugendo tumeze neza. Nuko bashimira rero, murakoze. Ndumva nta kintu nakongeraho, mwarakoze kudutabara, natwe tuzabatabara. Imana ibahe umugisha. Nakoze kandi nanjye ndumva agahinda karagize kabayeho, ariko Imana ikora uko ishaka, igasarura ibyayo. Uko nabonye ni mushiki wanjye arankurikira, ariko namukuyeho isomo
hari icyo twita imfashanyigisho mu myigishirize. Imfashanyigisho ituma iyo bari kwigisha isomo ricengera rikumvikana vuba. Na Shatari namubonagaho intangarugero yambereye imfashanyigisho. Kugeza uyu munsi ndashima Imana kuko tutaheranywe n'agahinda, yaramusaruye kandi n'uburenganzira bwayo. Natwe rero ndumva nkurikije uko imbuto yasize atweretse zimeze, zarigaragaje kandi n'ubu zirakigaragaza. Ndumva nzakomeza kugera ikirenge mu cye, ndumva nakomeza gusaba umuryango tugakomeza kugera ikirenge mu cye, kuko rwose nanjye ndasaba Imana nyibwira ngo ifashe uwo muvandimwe, imwakire neza, kandi rwose idufashe natwe kugera aho ari mu gihe tuzagera, igihe cyacu igihe giteguwe, kuko umuntu agira itangiriro akagira n'iherezo. Mbona yaragize iherezo ryiza, nanjye ndasaba Imana ngo izafashe buri wese kugera iherezo ryiza nkawe. Ndumva ndekeye aho. arakoze cyane kandi mukomere. Reka sabe basubire mu byicaro kandi tubabwira ngo bakomerere dukurikijeho abandi babiri mbere yuko tuza kumva uhagarariye abana.